urahinga ukazajya kureba ko zameze, ukabagara, ukufira, ugasarura, ukahura, ukagira gute kugira ngo ubone imbuto. Ayo masezerano iryo banga ugendana, ujya urisengera ukanibutsa Imana. Ese Imana yo ifite ikintu kwibukira uko si yubyutse ugahita ureba ku isaha waryamiriye, uteze isaha n'isangahe, ugahita ureba amasaha, ukabugiye koga, ukaburambaye wiruka, uti ndasenga ngenda mu muhanda. Deje warangije gusohoka mu nzu ngo urasenga ugenda mu muhanda. Ese Imana uyiragije ibihe birenge ngo ibirinde? Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Nkuko bisanzwe ni Mutesi Derifins, nkuko musanzwe munzi na channel yanjye ni Mutesi Derifins. Ndabakunda cyane kandi ndabishimiye. Imana ibaha umugisha. Reka tubanze dusenge kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ubundi mumenyereye mu ndirimbo, mu buhamya, ariko uyu munsi ndashaka kutuganira ijambo ry'Imana rindi ku mutima. Abankurikirana, abazankurikirana nyuma, mwese Imana ibaha umugisha kandi ndabakunda cyane cyane pe. Cyane ndabakunda. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana igira neza, Imana y'urukundo, Imana y'inyembabazi, Imana ibera hose icyarimwe, Imana yumva gusenga kwacu. Ndagushimye kubwo igitondo cy'uyu munsi mwami waturinze, wabanye natwe, warinze buri umwe wese. Abakurikirana iyi cano mwami, ivugirwaho ubwiza bwawe, ivugirwaho imbabazi zawe, mbasabiye umugisha. Abankurikirana nonaha, abazakurikirana nyuma, abo bose mbasabiye umugisha, mbasabiye umutima ukunda gusenga, mbasabiye mwami Imana yanjye kuba mu ruhande rwawe no guhe agaciro amasengesho. Uwiteka Mana urakoze, urerukana kiranuka. Reka weze imitima yacu kandi uyitunganye. Reka ufungura amatwi yacu mwami, ay'umubiri n'umutima, uyafungurire kukumvira no kukubaha Jehova, kugira ngo izina ryawe ryamamare Yesu, kugira ngo ubutware n'ubushobozi bwawe munsi no mu ijuru. Turindire umubiri n'ubugingo mwami, urinde intambwe zacu, urinde ibirenge byacu, ibiganza byacu, iminwa yacu mwami, irinde umubiri wacu kuko ari rwo rusengero rwawe. Urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze Imana yumva gusenga. Nsabiye umugisha abo bose mwami abakurikirana ijambo ryawe. Reka ubahe umutima wumva mwami, kandi data ari kukomeze kubana natwe. Iki kiganiro abari wowe ukiyobora, iyi nyigisho ngiye gutambutseho mwami abari wowe yiyobora, abari wowe wigishiriza abantu nyaguhora ku ngoma, abari wowe uha abantu umutima wabo gufunguka kugira ngo baha agaciro amasengesho. Bisabye nize zina ryawe Kristo. Uri umwami ukomeye, urakomeye mwami, kuko uri umwami w'ubuzima bwacu n'ubugingo. Uri umwami uzahoraho kandi wahozeho. Ni wamamara izina ryawe Yesu rihabwa icyubahiro. Bisabye nize zina ryawe Kristo. Amen. Uyu munsi rero nazanywe no kuganira ijambo ry'Imana. Reka tuganire ijambo ry'Imana ariko umutwe waryo gusenga, guha agaciro gusenga, guha agaciro amasengesho. Bene data mu nkurikiranye, yaba muri Afrika yaba hanze Afrika, impande nke z'isi, uyu munsi nabyutse numva nshaka kubabwira gusenga. Ese ijambo gusenga murifata gute? Uyu munsi wa none usanga abantu gusenga nta gaciro babiha, kandi gusenga birakora. Imbaraga z'amasengesho, hari ukuntu umuntu abyuka mu gitondo, wa mugabo we cyangwa umugore cyangwa umukobwa cyangwa umusore udukurikiranye aka kanya, urabyuka mu gitondo ugategura, ugakaraba, ugategura imyenda yo kwambara, ugatera ipasi, ibintu byose ukabitegura ukabishyira ku murongo, ukajya ku meza ukicara ukarya, ukabiha umwanya. Ariko icyo gusenga cyageraho ugasanga umuntu aravuze ati nakerewe, ndasenga ngenda, ndasengera mu muhanda ngenda, cyangwa se reka nsenge nambara ngira gute. Abantu ntago bazi imbaraga ziri mu masengesho. Reka nkubwire nkuko wicara ku meza ugafata umwanya wo kurya, ukarya ukarangiza, abari no kuha agaciro gusenga. Duha agaciro kwambara, nkuko byuko ukambara ukaba utashobora kugenda mu muhanda ngo wambare urimo kugenda. Ese wabishobora koko? Biteye isoni. Muri na minsi hari ikintu giteye agahinda.
ugasanga nk'umuntu mu nzira arimo aragenda avuga ngo arimo gusenga. Hoya, mwongere mwige gusenga, mwongere mwubahe Imana, mumenye agaciro ko gusenga, mumenye imbaraga ziri mu masengesho. Simvuze ngo ntiwasenga aho uri hose, ushaka wasenga, ariko reka nkubwire, nimba koko wumva ushaka gusenga, fata umwanya wo gusenga, wicara usenga Imana. Ufata umwanya yaba iminota ingaho, nimba 30, nimba ari 10, nimba ari 20, ariko muri iyo minota usenge. Naho utasubizwa ku kanya, naho nta jwi ry'Imana wakumva, naho ibyo wasengera ku kanya wabona bitavuyeho, ariko ndakubwiza ukuri, upfa kuba wasengeye mu kuri no mu mwuka, ugasenga mu izina rya Yesu Kristo, Imana irabyumva kandi ari amasengesho yawe afite ahantu abikwa, afite ahantu ajya akicara, afite ahantu ajya akirunda akagwira, maze akazakora igitangaza mu buzima bwawe. Nimwige gusenga, nimureke gufata Imana nk'igikinisho. Imana iratwumva kandi reka mbabwire, mw'abantu mwe turacumura buri munsi, dukora ibyaha bitandukanye kubera twambaye umubiri. Ariko reka nkubwire, Imana y'amahoro irahari, Imana y'inyembabazi, Imana ikunda abanyabyaha, irahamagara muri munsi, ituma abahanuzi, Bibiliya zirabivuga ngo twihane. Ariko se tuzihana gute tudasenga? Buriya gusenga ni ukuganira n'Imana, kandi gusenga ni uguhozaho. Gusenga ntago ari ukuvuga ngo nzasengera mu rugo. Hari abantu usanga nta bantu bagira aho basengera, ugasanga umuntu aravuga ngo nzicara mu rugo ngo naho nahasengera, kandi no mu rugo nta mwanya ubona wo gusenga. Ni byiza ko kugira aho usengera, ugafata inzira ukajya gusenga, ugafata uwo munsi ukavuga ati uyu munsi nkuhariye Imana, ndajya gusenga. Imana irabireba, ikareba kwigomwa kwawe, ikareba kuko ufite n'ibindi byari bigutegereje. Dufite akazi, dufite byinshi byo gukora, ariko ibyo bintu byose iyo ubiretse ugafata uwo munsi ukavuga ati Imana uyu munsi ndirirwa imbere yawe, inji imbere yawe, Imana irakumva, Imana ikagukurikirana, igakurikirana ibyo urimo byose. Ni ukuvuga ngo nk'umunsi, gutegura wenda umunsi, izo ni imbaraga zo gusenga ndimo kuvuga. Nk'uko ubyuka mu gitondo ufite kubanza ugasenga, ukavuga ati Imana uyu munsi ni ishimwe rikomeye kuba ndiho, kuba wongeye ukanyongerera umunsi wo kubaho. Njyewe reka nkubwire, wenda reka mvugeho gatoya. Abantu bajya bagira anniversaire, ugasanga umuntu agize anniversaire kuko yujuje umwaka, ariko ntakubeshye pe, iyo anniversaire sindayikoraho n'umunsi n'umwe, ariko ntababeshye, buri munsi mba mfite anniversaire. Kubera iki? Buri munsi nongerewe wo kubaho, nkufata nk'umunsi mushya, umunsi w'agaciro mu buzima bwanjye. Hari abantu benshi baba batakiriho, hari abapfa mu ijoro hagati, hari abapfa umunsi utangiye nk'uko tubara amasaha, ariko nkongera nkabyuka nkumva ndicuye, ndavuze biremeye. Iyo usinziriye buri mu gicucu cy'urupfu, akenshi urota ibintu ntubimenye, ubundi ukabimenya, ubundi ukaba wirukanse, wagize gute, ubundi akaba hari ibyaguhize byashakaga kukwica, Imana ikabigucishamo, ukongera ukaba muzima uwo munsi ikawukongerera. Ariko iyo ubyutse mu gitondo bikemera, ukibuka kuko uriho hari benshi batabayeho, maze ugafata nimero ya mbere ukayihereza Imana, umwanya wa mbere, maze ukavuga ngo Mana ushimwe, ukabanza ukayishima kuko yakurinze, ukongera ukayishima, ukongera ukibuka kuko uriho. N'iby'agaciro gakomeye cyane. Ndongera ndagushimye Mwami, ugashima Imana, maze akaba ari ugira nimero ya mbere ku mwanya wa mbere, ukayiragiza n'umunsi ugiyemo, ukayiragiza n'akazi kawe. Ndahamya ntashidikanya kuko Imana irakumva, kandi Imana ibi ya mbere koko mu buzima bwawe, ibi ya mbere muri uwo munsi. Ibyo ugiye gukora byose biratunganye. Ariko si ubyutse ugahita ureba ku isaha waryamiriye, uteze isaha n'isangahe, ugahita ureba amasaha, ukaba ugiye koga, ukaba urambaye wiruka, uti ndasenga ngenda mu muhanda, deje warangije gusohoka mu nzu ngo urasenga ugenda mu muhanda. Ese Imana uyiragije ibihe birenge ngo ibirinde? Hari ukuntu umuntu asenga akavuga ati Imana urinde intambwe z'ibirenge byanjye, urinde Mwami Imana yanjye ururimi rwanjye.
Yesawe yaravuze ngo n'umunyaminwa yanduye ngo ariko Mana ngo uncishe ikara rya kumuriro mu kanwa. Ese wayibibwira mu nzira urimo kugenda ngo Mana urinde ntambwe z'ibirenge byanjye, deje warangije gusohoka, ngo urinde umunwa wanjye, ngo urinde ibiganza byanjye, uhuye nawe uramushuhuje, uvuganye na bose. Ariko iyo uri mu nzu yawe ukabanza ugasenga Imana, ugategura umunsi wawe neza, Imana ikaba nomero ya mbere. Imana uwo munsi iba koko nomero ya mbere, ntabwo Imana ibeshya. Yarabyivugira avuga ati cyubahiro cyanjye sinzagihundi, nta nubwo nzemera ko izina ryanjye ritukwa. Ariko aka kanya ntabwo tuzi gusenga. Wa mugabo, wa mugore we, wa musore, wa mukobwa we, reka Imana ibi ya mbere mu buzima bwawe, mu byo ukora byose, muri gahunda zose utegura. Reka Imana ibi ya mbere mu buzima bwawe. Reka Imana ibi ifitemo inyungu muri business zawe. Uricara ukavuga ati Imana ubu ngiye gucuruza, ugafata urupapuro ukandika ibintu byose uzacuruza. Ese Imana ifitemo inyungu muri iyo bije yawe? Imana ifitemo inyungu mu bintu ugiye gukora? Ese urabisengeye? Ese hari ahantu Imana izungukira kugira ngo Imana iguhe umugisha? Reka nkubwire, reka twige imbaraga zo gusenga. Haleluya. Reka twige imbaraga zo gusenga. Mu byakozwe n'intumwa ibice 10 hari umurongo waho wa 4, hari ahantu, haleluya, umurongo waho wa 4 mu usome haravuga ngo aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Hari ukuntu Imana itagusubiza ako kanya. Haleluya. Ushobora gusenga Imana ntigusubiza ako kanya, yemwe wowe ntinakuvugishe, ukagira ngo we ntiyakumvishe. Imana iba yakumvishe. Hari ahantu y'amasengesho yawe ajya akahajya, ukajya usenga akiyongera akahajya. Imana ibibireba, ikareba ubushake ufite, ikareba ukuntu uri gushaka Imana. Hari abantu bajya gusenga ukumva umuntu aravuze ngo Imana yaravuze ngo ngenda nibanga, ngo ngenda nibanga, ngo ngenda n'amasezerano. Yaravuze Imana, ariko amasezerano burya arabagarirwa. Ni nkuko urugero rwa hafi rworoshye, ntago wafata umurima ngo ugende uwuhinga uteremo ibishyimbo cyangwa imbuto izarizo zose, nurangiza wigendere ngo uzagaruka uje gusarura. Turi kumwe? Yego. Urahinga ukazajya kureba ko zameze, ukabagara, ukufira, ugasarura, ukahura, ukagira gute kugira ngo ubone imbuto. Ayo masezerano iryo banga ugendana, ujya urisengera ukanibutsa Imana. Ese Imana yo ifite ikintu kwibukiraho? Ufite ikintu aka kanya akucara ukibutsa Imana, ukibutsa Imana ukavuga ati Imana nukuri. Aka kanya abantu bazi kwicara akavuga ngo Mana warambwiye ngo uzanyubakira inzu, ariko uzayubaka ryari? Aka kanya abantu barishyuza Imana nk'abayibikije, ariko si Imana ifitemo inyungu koko? Ese mwebwe mubagarira amasezerano yanyu? Reka mbanze mbabwire, mbisabire nanabinginga, reka twige gusenga, twige gusabana n'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gusenga nta gihombo kirimo, ndababwiza ukuri, mfite ikimenyetso kirenga kimwe. Iyo usenga buri munsi usabana n'Imana, ugasabana n'Imana, Imana ikaba nomero ya mbere mu buzima bwawe. Imana akaba ari ifata umwanya wa mbere muri gahunda zawe, mu buzima bwawe, mu mubiri wawe. Ntabwo Imana yakureka, nta nubwo yaba kure yawe. Ariko burakeye mu gitondo imibiri yacu nta gaciro tukiyiha. Bibiliya imbwira neza ngo umubiri wacu nirwo rusengero rwa mbere rw'Imana. Ntago twe twamenya agaciro k'imibiri yacu dufite. Imibiri dufite, iyi mibiri twambaye ni urusengero rw'Imana. Iyi mibiri twambaye reka nyigereranye. Haleluya. Ese bunyigereranye n'iki? Ni nkuko wakubaka inzu mu kanya mushyitsi kazi kayihirika. Ni nkuko wakubaka inzu aka kanya amazi akazayitembana ikavaho. Uyu mubiri twambaye urapfa. Uyu mubiri twambaye nta gaciro ufite.
ugira agaciro iyo urimo Kristo wabambwe. Ugira agaciro iyo urimo umwana w'intama w'Imana. Ugira agaciro, haleluya, iyo urimo umwuka wera. Iyi mibiri twambaye ni urusengero rw'Imana. Ntabwo rero urusengero rw'Imana warufata. Ubu se reka mbaho urugero rwa hafi. Turimo tuganira ku ijambo ry'Imana. Ntabwo wafata urusengero rw'Imana. Urusengero rw'Imana yaba ruto yaba runini, abantu bararwubaha. Abantu bararwubaha urusengero rw'Imana. Ugasanga urusengero rw'Imana bararukora isuku, bararukubura. Ntabwo wakwikorera igitebo cyavoka ngo ujye kucururizamo, ntabwo wajyana ibijerekani by'imisururu ngo upimiremo. Urusengero rw'Imana ntiwarukoreramo akabari, oya. Urusengero rw'Imana ni inzu y'Imana. Naho ugeze umuntu arakubwira ati hariya ni ku rusengero. Reka imibiri yacu rero nayo tuyitunganye, tuyirimbishe kuko ari urusengero rw'Imana. Urusengero rw'Imana turufate neza n'imibiri yacu. Twihana ibyaha, tureke ubusambanyi, tureke ubusinzi, tureke amagambo apfuye, tureke ishyari, tureke inzangano. Twubahe Imana, imibiri yacu tuyirimbishe, ituremo umwami Yesu. Reka tugende tugere ku gice cya 5. Haravuga ngo kandi none tuma abantu Yopa atumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Reka tuvuge ahantu kuri iryo jambo ry'Imana. Ese ni bande yatumagaho? Ndabifuriza kuzasoma hose mukaharangiza. Hari igihe wenda ntasoma kubera umwanya n'amasaha biri kumfata, ariko muhasome muharangize. Ni nkuko nanjye aka kanya ibindi kubabwira ni ibintu biri mu mutima kandi ni ibintu nshaka gusangiza. Reka duha agaciro gusenga. Reka dusenga Imana turangize. Ariko ntari nasenga, duha agaciro gusenga. Sohoka mu nzu yawe usenze, ufata umwanya upfukame, nimba upfukama, nimba wicara, nimba uhagarara, ufata umwanya usenga Imana, uyiha umwanya. Apana gusenga ugenda, apana gusenga uri mu bindi. Fata umwanya ujye imbere y'Imana usenge, nta gihombo uzagira. Gusenga Imana ni byiza kandi birimo ibisubizo by'ibintu byinshi, birimo ibisubizo by'ibibazo byawe. Abantu bafite ibibazo bitandukanye, ariko senga Imana uhamanye n'umutima wawe, ubwira Imana, Imana irakumva. Reka dusenga Imana dusoze ikiganiro. Imana ibaha umugisha kandi mwinshi. Nejo tuzakomeza dusoma ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana igira neza, erikana kiranuka. Uru rukundo uzahoraho kandi uzahoraho kandi uriho mwami. Kubw'amaraso yawe twabaye umwesu. Turicara ahangaha tukavuga ijambo ryawe igihe nk'iki, kandi mwami ntitwari tubikwiriye kukudutoranya, ariko kubw'amaraso yawe Yesu waratwejeje, maze udushyiramo ijambo ryawe ngo tujye turivuga abantu bose baryumve. Udushyiraho umwuka wawe wera kugira ngo ajye tuyobora mensiya. Urakoze kandi urakomeye, uratunganye mwami, ubera hose icyarimwe. Aho uri ndongenda gushimye mwami. Urakoze kuko wabanye natwe muri iki kiganiro, kandi twavugiyemo amagambo yawe meza mwami. Reka yinjire mu mitima y'abantu mwami, kandi abantu bigishe gusenga n'ukuri. Reka mwuka wera ndakwinginze ugendagende mu bantu bawe, mu bantu b'Imana, ubigishe gusenga, ubasobanurira imbaraga z'amasengesho, maze bajye mwami Imana yanjye basenga bashyizeho umwete kandi bashyizeho umutima, kuko gusenga ni byiza
kandi bizabagirira umumaro. Nicyo kintu mbifurije abantu bawe mwami, reka ukomeze utuyobore nyaguhora ku ngoma. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro munsi no mu ijuru. Yesu ni wamamare kuko ibiriho byose byaremwe nawe kandi birakumvira. Nyaguhora ku ngoma turagushimye kuko ukidutijije kubaho muri iyi si, kuko ukidutijije umwuka wo guhumeka. Mwami reka mwami udufashe kwirimbisha, turimbishe imibiri yacu, dutungire ubugingo, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo ubugingo bwawe butura mu mubiri mwiza. Reka nyaguhora ku ngoma rero utwigishe gutegura inzu zawe mwami, ariyo mibiri yacu, ariyo nsengero zibanze, kugira ngo mwami uture mu mitima yacu ahatunganye. Urakoze ko wera mwami, urakoze kuko ari wowe ukwiriye mu buzima bwacu. Bisabye mu izina ryawe Kristo none n'iteka ryose, amen.